umukono ku itangazo aragira ati bikorewe i Kigali tariki ya 29 Nyakanga 2023 akaba asoza ati agira ati udakoma ayo mashyi bamufate nk'umuvumba. Twagize igitaramo cy'ubutaha. Irindi tangazo rikurikiyeho ndaribagezaho nabwo mu gihe gito muri ubu buryo. Turasuje kandi turifurije ibihe byiza mwese mukomeje kurikira gahunda za televiziyo y'u Rwanda. Makuru wa RBA akaba yamaze kugera igikondo kare ka Kicukiro ariko bero ubukwe bwa Bahati wamenyekanye cyane mu itsinda rya Just Family, yazamenyekana no muri filime nyarwanda kumwe n'umukunzi we Cecile wankomeye amashyi nk'indirimbo. N'umugoroba udasanzwe w'ibyishimo bitagira uko bisa muri ubukwe bwa Bahati, cyane ko umunyamakuru wa Radio Rwanda by'umwihariko ahagera yasanze umwe mu basaza mu muryango bahatavukamo agira ati mu by'ukuri twagize umunsi w'ibyishimo. Ndabibuka umuhungu wacu atugezeho umushinga w'ubukwe turinezerewe cyane, ndetse mu by'ukuri bivuge ko ababyeyi twagize umunsi mwakomeye amashyi. Kimwe kandi mu bikomeye byavuzwe ndetse mbere y'ubu bukwe by'umwihariko nuko bwatangajwe ku maradiyo hatandukanye n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda. Imwe muri radiyo zikorera i Kigali ikaba yaratangaje ibijyanye n'ubu bukwe igira iti it is #1 hit music station in Kigali, it is 102.3 Kiss FM. Yes, buri munsi buri kumwe na Angels in live. Now it is happening in Kigali. Yeah, murabizi ko ejo kuwa gatandatu hari ubukwe bwa Bahati. Yeah, Bahati azagira lovely celebration kabisa. Nanjostin, I'll be there. Hey, guys, muzareke no tumushyigikire. Ubwo yabwiraga bumva Kiss FM ariko mwebwe muri ubu bukwe. Ntabwo ari umunyamakuru akaba Uncle Austin gusa, cyane ko bamwe mu bahanzi b'inshuti za Bahati yatashye ubu bukwe n'ubutumwa yageneye Bahati ndetse n'abatashye ubu bukwe. Murakoze cyane, nitwa Bulldog. Abantu ntabwo bamenyereye ko yanjyana dukora ya hip hop ushobora no kuririmba mu bukwe. Ntabwo nje kuziririmba za ndirimbo twakoranye n'aba bahungu murabyibuka Just Family twakoranye bindimo, ariko nje kubwira umuniga wanjye Bahati ko yagize ibihe byiza n'abahungu bose bafata ku mavuta bamenya namubonye n'abandi batandukanye. Iyi ni support ikomeye cyane. Bahati Kongs bro. Ntabwo ari umuhanzi Bulldog gusa, cyane ko umwe mu bahanzi cyane ko asanzwe aturanye na Cecile muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu batashye ubukwe n'ubutumwa yageneye Cecile agira ati ndabashimira ko mwamuhaye umwanya. Nitwa Meddy. I'm very happy for this. I remember last time nagize urugendo mu Rwanda ariko I remember ko Bahati after this celebration, but anyway, she's so beautiful. She's so gorgeous right now. I want to say, slowly. It's one of my favorite songs, by the way. I want to say, Cecilia, hari indirimbo mfite yitwa Karamata muzayirimbane, ariko kubera ko nagize akabazo k'ijwi nta wundi ubasha kuririmba my vow, ariko ngiye gusaba Austin abaririmbire there's a song twakoranye last time igihe nza Kigali for the Kigali Fiesta, ndamutega musabe ayiribaririmbire. I'm very happy kuba ndi hano. Cecile, congratulations. I'm very happy for this time. Yeah, for real. Mukomere amashyi menshi cyane mu gihugu. Umuhanzi Uncle Austin ubwo yatambukanaga na Meddy nawe no mu buryo yakoresheje ijwi rye aririmba imwe mu ndirimbo benshi mwakunze agira ati uwo nkunda ni wowe uwo nifuza
wowe nutemera kwaba wowe nzakwizirikaho. Reka mbabwire hari indirimbo Bahati akunda, one of my favorite songs, producer Element niwe wayikoze. It's the song ivuga ngo uko kipenzi changu cy'umutima unkora ku mutima, my love Cecile. Bahati uzayiririmbe gutyo mukoma amashyi menshi cyane imiryango iteraniye aha. Twakire n'abandi mubatashye ubukwe cyane, kandi harimo n'ibyamamare mu Rwanda bazwi nk'abanyamakuru mu Rwanda. Barimo abangaba babiri bo baravugira rimwe kubera gahunda yihuta. Murakoze cyane, nitwa Alisudi, mfite Alisudi and friends, muzahaboneke. Ni show mfite next weekend, izaba ari nziza cyane. Ndabyibuka Bahati ni umwe mu bantu bamaze igihe mu muziki nyarwanda. Nka Alisudi nari mpaye igihe kinini, kandi nishimiye intambwe ateye n'abandi basore bagenzi be muri Just Family byagenze neza. Bahati rero namubwira ngo uzaze muri Alisudi and friends show, izaba next weekend ku itariki 5 nyuma y'ubukwe cyane. Ntabwo ari umunyamakuru wa Alisudi gusa, uyu mugabo benshi bamuzi cyane kubera ijambo weekend. Akaba yaragiraga ati nibyo koko abakunzi ba televiziyo y'u Rwanda bagize weekend idasanzwe kubera yuko Bahati Makaca yatsinze igitego kidasanzwe. Uyu arenze Ronaldo, arenze Messi n'abandi batandukanye. Tumukomera amashyi benshi cyane. Nanjye ni munkomera amashyi, maze muri uyu mwanya twakire abakobwa beza biwacu. Bashakire intebe ebyiri hano imbere. Hari abantu babiri Bahati n'umukunzi we bifuje gushimira by'umwihariko. Mugire ibakwe, muhagarare kuri uru ruhande. Izo ntebe muzishyire imbere yabo. Tambuka wegere Cecile na Bahati amwunganire. Hari uburyo babiteguye kugira ngo aba babyeyi bakwiye gushimirwa. Egera Cecile. Umubyeyi mwiza aragira ati Bahati egera nyoko bukwe umwambike iri kamba, maze na Cecile agufashe, maze dushimire aba babyeyi bakwiye gushimirwa. Ikamba ririho ubutumwa bugira buti warakoze mubyeyi. Mwambike umubyeyi. Agira ati uyu mubyeyi ni ukwiye kwambikwa urugori, ukwiye kwambikwa ikamba. Amashyi menshi imiryango iteraniye aha. Ku rundi ruhande kandi ushimire na mama wacu. Mwambike ikamba n'urugori, tushimira imiryango yombi mu mwanya nk'uyu. Umwambike urugori bagira bati nta kibaho cyaruta urukundo rw'umubyeyi, nta kibaho cyatuma tudashimira aba babyeyi. Ubundi nsabe ba mama bacu bahaguruke bahobera abana babo, bababwira icyo bashaka cyose. Iyo ugeze kuri ubu butumwa nirinda guhimba ngo yambwiye ngo oya. Mwegere umubwire ijambo ryose wifuza, umubwire ijambo ry'ibyishimo. Amashyi n'impundu mbyeyi imiryango iteraniye aha. Hanyuma mufate ifoto aba babyeyi bahagararanye n'abana babo. Murakoze cyane, duhagarare turi kumwe. Hanyuma mufate ifoto muri kumwe, mujye hagati ababyeyi babagaragiye.
amakamba abanyampinga bambitswe yanditseho ubutumwa bugira buti warakoze umubyeyi. Murabo gukomerwa amashyi, murabo kuvugirizwa impundu. Ufate ifoto y'abari ababyeyi bonye kandi iyi foto muzayibashyikirize mu rugo, buri wese ayibike. Iyi foto ni murabo gushimirwa byimazeyo, musubire mu byicaro byanyu. Mwakabonye ako kabizo. Fata ku mavuta yarangaje imbere, twegere hano imbere. Bahati tera intambwe maze bakamima umahama naho rero umuhungu wanyoye inka burya ahura n'imbaraga kandi akagira ingufu mu byakora. Umukobwa wanyoye inka burya ahura n'amaribori kandi ukazamubwirwa n'imbavu ndende. Muryango mugari wacu muraho, abatangikije se icyo dupfa muraho, banyakwa abashyitsi muraho. Muryango mugari rero ninjye mutahira waje uzirongoye. Data aho nanica hari inyuma, niba ari umuvumbyi yambonye numbaze, yambonye arambwira ati ko mbona usa n'inkara. Nanjye nirebye uko ngira ngo ndi inka, ariko ahubwo namumara impungenge ahubwo nuko nsa n'uwayinyoye. Ni ukuri munkomera amashyi. Data uyu mutahira rero niwe wazakiriye. Muhamagara ntabwo namuhamagaye nk'umwisi, nta nubwo namuhamagaye nk'umukenuzi. Data namuhamagaye nk'umutahira. Data munkundire rero bagezeho amazina y'inka naje ndongoye. Umubyeyi wayitunze niyifuza kuva ku gisasi, oya niyifuza kuvana igisabo ku bibe, ngo umusore wayisomye nasokoboko ashinjagira n'isheja mwangeri. Mama yawe bashobora inama y'umwumbuji nkagana. Muze twigire abakobwa bakubita udutoza ba nyina bagakubita udutwenyu twa twiza tugakwira utwanza. Ini wacu zanyweye mutwoza ruhimbi, nawe inyabyiza yagwanye mwirima. Umva yawe umbwirire gashaba, nawe umbwirire gashabizi. Uti mubwire bazaguteba bishe injunju n'irungu biragira umukenyi nkazanyweye urugomero. Burya izacu zirakamwa ngo diridi, ayigana izikamwa ngo zigire ngo donyi 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 donyi. Mwari muzi icyabaye se? Mwari muzi icyabaye muryango? Ngo abazungu bazibonye ngo ni iza kizungu ndabahakanira. Nimuravuga ibindi buzungu baturusha amataje n'amatiku, nibaturusha gutunga i Rwanda tugira inzuri. Baturaducyuriye wa gahungu, n'isindi agahungu ni ikigabo. Burya ndi imfizi yipupfuye punya ntambara gatsinda nibanye bapfa kure. Bacumuye aramugeze kure, ayiwe ishyamba ryarahiye riramera. Yahindura turahishuragarira kandi abatarigenda bahiye ibirenge. Ngumva nagariye agahembe karekare, nyamunira agakoza mu
murakoze wizacu zirimo inyamamare yabyaye marabagigakamirwa mpinga nzima impura ngo reka mubwire akanyankore nkora bikino yamusinga ntirusumba nk'uko yankwakuzi n'indengabakaniza ngo ziri mu rwirungu rw'amabere maremare umuhondo wayihoza abana nayirata ubusenzi bukayikomisa z'ubwiza yabwimariye ku mubiri mbese urarata izihe wa mugabo data mvuza amahamba mwundira mvuga amazina y'inka ntabwo ngiye kuvuga y'ibinyobwa izi wacu zirimo semene garukinga imanze rutirubiya rubangurira miliyoni imbizo mu ruhumba bwirabugamirwa na rubanda mu ruhango rwa kigali webwe n'urwamo rw'amakombe ya ruganza n'abendaga gushenguruka abahamya bubiriraho n'uwasezeraga aragora n'umusa n'uwasige mu biraro baranga mazi turuka bambonye barakona bati mberwe igira twereke nyamigogo bacuranga tukabwirwa ngo cumi nk'ubiteka n'ingazi wacu we nimuziturukira ku isonga usanga izambara ikamba n'uruzindaza mugabo batiko bavuze imarashavu berushikanura mu nzi bati tuzamurete wembe bazahereza naracyatema ikirere ku mubiri gasa n'ikirezi ku muho mu kirega n'inyameta rwa kibibi bati si umwisende rwabugira umubiri imuravuga imana byeje inzobe ku mubiri gasa n'ikirezi nimuzituruke ku isonga usanga izambara ikamba n'uruzindaza mugabo data batitubwire ntiyagize umugabo niba ari kabwebwe mukuru wa kabwera si mututse ntacyo dupfa ibitugu byitoshe n'ibirenge bitanda bitakitse mu mbere nyinshi umugenda mu giba mu kinyarwanda siporo n'inkuba data umubyeyi yarambwiye ngo kwakira ni ukwakira amahano kikimwe n'umubyeyi ni ukuri data nkorera mu ruhango mvugisha hanyuma nsubire mu mvura